umuntu akwiriye kwimenya. Witwarwa n'amarangamutima gusa, witwarwa n'uko uhagaze uyu munsi, ariko sobanukirwa, menya inkomoko yawe, menya ibikurwanya. Numara kumenya ibikurwanya uramenya uburyo urwana nabyo. Yego. Umukozi w'Imana w'umunyembaraga, ariko menya, gerageza genzura, ese niki? Bibiliya iravuga ngo murwane, ngo n'icyaha kibasha kubizingurukirizaho vuba. Icyo ni ikihe? Icyaha ni cyo muri karande yawe akenshi nicyo kiroroshye. Icyo cyo ni nko kuzimya buji. Kiba kiri mu nkomoko yawe, kiri mu maraso yawe, kiri muri DNA yawe. Cyo kugicika biragoye rwose. Twongeye kubaha ikaze mwebwe mudukurikira kuri Mitaniya TVR ndetse na The Ark TV. Imana ibaha umugisha, tubifuriza kugubwa neza kandi tubifuriza kungukira mu biganiro tuba twabateguriye. Twongeye kubana kandi n'umukozi w'Imana Gad, nk'uko dukunze kubana si ubwa mbere, tubanye inshuro nyinshi. Ushize twabanye mu kiganiro kigendekeranye na karande ndetse n'imivumo, kandi abantu benshi mwaragikunze. Rero twongeye kugaruka mu yindi topic, icyo kiganiro ariko mu gace ka kabiri kavuga ku nkomoko za karande, ku nkomoko z'imivumo. Reka rero tumusabe niba hari abantu bashyashya yongere abibwire kuri iyi miyoboro yombi, hanyuma tuze kongera gukomezanya. Haracyari abashya, yashobora ko bagenda bavuka buri munsi, ni byiza. Turabakunze, ni kare ko iyi miyoboro. Imana aho umugisha, nitwa Gad Tuyishime, uvuga butumwa mu itorero za Temple muri Paruwasi ya Muhanga. Urakoze cyane, reka dusenga Imana, nitumara gusenga tuze tuganira. Turagushimye Mana, tuguhaye icyubahiro. Turimo turakora ivugabutumwa muri ubu buryo, kandi turagushimiye umusanzu wawe, imbaraga zawe n'ububasha ugenda ukoresha, kandi turacyana gusaba kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe umunsi ku wundi, utwungura ubwenge, kuko niwe nyiri inama no kumenya ndetse gutunganya. Turaje imbere y'ubwoko bwawe kugira ngo tubaganirire, turakwinjize kugira ngo ntabe ari twebwe. Ubuntu bwawe bubane natwe, umwuka wera tuyobore, kandi ubwenge bwawe utanga bubane nanjye, ubane n'umugaragu wawe. Turasenze kuri no topic imeze gutya kugira ngo duhishurire ibyo kuyivugaho, kandi gikomeye urandure imizi y'akarande n'imivumo mu Banyarwanda ndetse no mu bakwizera no mu batuye isi bose. Bana natwe dutangiye kugera dusoje, icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Gadi rero, abantu bajya kumva bumva bati karande, bumva imivumo. Se twanasoze tubabwira ko abantu bakwiye kwigenzura, bakagenzura ibisekuruza byabo, bakagenzura inkomoko zabo, kandi bakagenzura ibibabaho. Bamara kubigenzura, babona ari byiza bakishima, bagakomerezaho. Ariko babona ari ibigabo, babona ari ibiteye inkeke, nabwo bagakomeza gukora etide y'igitera ibyo bintu. Kandi twabwiye ko igisubizo ari Kristo Yesu, rero waje gutangaza umwaka Imana igiye kugiramo abantu imbabazi, akamenyesha ko imbohe zibohowe muri ibyo bintu ibyo ari byo byose. Hanyuma rero twumvishe karande zitandukanye, twumva karande z'uburyo bwinshi. Buri muntu wese yewe utwumva udukurikiye arigenzuye, arazimenya. Ariko kandi dusanga zishobora kuba ku muntu uzi Imana n'umuntu utazi Imana. Hanyuma iyi karande, izi karande, iyi mivumo mu Banyarwanda kuko ariho turi, nubwo twavuzeho no kundi munyamerika nawe byabayeho. Iyi karande idatinya umuntu ukijijwe, ntitinye umuntu w'umuvugabutumwa. Hegara abantu bajya kuri baririmba bagakorera Imana cyane, ejo tukumva ngo bafasha abana ku ngufu. Hari abashumba bakora umurimo w'Imana, bagakora umurimo w'Imana, ariko ukajya kumva buri wese araza ati yanteye inda, twabyaranye umwana. Ndetse n'abavuga atereka ntago ati bajyari iteka mitwe, akavuga ati babyari igipindi ntiyarakijijwe, dore ko cyane ibintu byo gusenga ubwo abantu babyise ko ari business, tuzirimo kuba ku muja w'Imana
muri ino minsi nawe uri guterwa amabuye kabanda kubera ko bafunze minisiteri ye, abantu bakavuga ati yari umudayimoni yakoye imbaraga muri Nigeria, yagize ibintu byinshi. Doko ibintu nyine byo gusenga muri ino minsi abantu bari gushakisha uburyo babyanduza izi karande, iyi mivumo. Nagira ngo uno munsi udufashe mu gihe gito dufite, utuganirize inkomoko yayo ni iyihe, bituruka he, biva hehe? Yesu abamugisha, Yesu abagirire neza, Imana y'amahoro yamamare kandi Imana itugirire neza twese. Tukomereza aho twari tugarukiye ubushize, nuko mu by'ukuri umuntu akwiriye kwimenya. Witwarwa n'amarangamutima gusa, witwarwa n'uko uhagaze uyu munsi, ariko sobanukirwa, menya inkomoko yawe, menya ibikurwanya. Numara kumenya ibikurwanya, uramenya uburyo urwana nabyo. Umukozi w'Imana w'umunyembaraga, ariko menya, gerageza genzura, ese ni iki? Bibiliya iravuga ngo murwane, ngo n'icyaha kibasha kubizingurukirizaho vuba. Icyo ni ikihe? Icyaha kiri muri karande yawe akenshi nicyo kiroroshye. Icyo cyo ni nko kuzimya buji. Kiba kiri mu nkomoko yawe, kiri mu maraso yawe, kiri muri DNA yawe. Cyo kugicika biragoye rwose. Nako biragoye kugicika, kukigwamo biroroshye. Birasaba rero izindi strategy. Tuzakomeza kuganira uko tuzinjira cyane mu bijyanye na deliverance. Ni gute umuntu abohoka. Ariko umuntu tugiye kuvuga ngo inkomoko rero nta zindi urebye nko mu gice cya mbere twazabaye nk'abazikomozaho. Inkomoko ya mbere nkuru ni ibyaha. N'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bushingiye kurwanya ibyaha. Mwihane ibyaha muhindukire. Icyaha niyo nkomoko ya mbere yinjiza imivumo na karande. Aha byumvikane, byongere byumvikane. Ntabwo iyo tugeze mu mivumo na karande dutunga intoki gusa abo twakomotseho ngo twibagirwe uyu munsi. Nakavuzeho n'ubushize. Niba ndimo nkora ibyaha uyu munsi, nzirikane ko abankomoka nanjye ejo bazaba barimo bantunga intoki. Bavuga ati muzehe ibintu yatwambukijemo, muzehe ibintu yatuzaniye, kubera ko sinabashije kwirinda. Niyo mpamvu Bibiliya ica akarongo ku kwirinda. Ngo abe umukozi w'Imana, ngo wirinda, ngo udakunda ibisindisha, ngo uwo mudiyakoni mutoranye umeze gutya na gutya, ugasanga harashaka wa muntu ufite uburyo arwana n'icyaha. Erega Domini, icyaha kiri everywhere. Icyaha kiri ku bantu bose. Abantu bose bagoswe n'intege nke z'icyaha. Bibiliya ikambwira ngo bose bakoze ibyaha. Kandi biri kamwe nagiye umuntu ngo wirata ngakava ko nta cyaha afite, ngo arabasuzuguye Imana cyangwa yisinya binyoma. Bigaragaza ko Imana yarebye umwana w'umuntu isanga muri we, nyuma yo kugwa kwa Adamu, umuntu yinjiye mu cyaha. Rero ubu Kristo twebwe iwacu hano mu Rwanda no muri Afurika buje ejo bundi, ntabwo buramara igihe. Ibisekuruza byasenze inshuro nyinshi, ntabwo bararenga 2-3. Tubona bagerageje bamaze kugera wenda nka generation nk'ebyiri zisasenze. Abo ari bo umuriro dufite bari fire bameze neza. Afite base bavuze ubutumwa bagakiranuka, bakabyara abana nabo bagakiranuka, ni bakeya. Ni ba Apotre Paul Gitwaza bavutse kwa Kajabika, wazanye ububyutse mu Minembwe ara muri Kongo. Ni bana abandi ntaza amazina mvuze umushumba wagiye ko ari wenzi cyane. Ako ni bake. Twe turacyarwana n'iyi migozi y'ibyaha. Rero ibyaha niho harimo inkomoko y'imivumo na karande. Kwa data babigenje gute, kwa sogokuru babigenje gute, mvuka hameze gute. Ninde warize ngo umunyaminwa yanduye? Ni Yesaya, ni Yeremiya? Ni Yesaya. Ngo ntuye no hagati y'abanyaminwa yanduye. Timbonye ishyano. Kubera iki? Turazengurutswe. Ku cyaha ni danje abakozi b'Imana. Dufite umushumba muri Zion Temple n'umusaza Bishop witwa Safari. Imana ikugirira neza nuko amaze gukura. Harimo ubutunzi bukomeye cyane. Ugize nk'amanuka mubona akabwira nk'abantu. Harimo ubutunzi bukomeye cyane. Kuki tw'icyaha? Arakubwira icyaha ukavuga uti basi yabanarekaga ibindi byose, asengera icyaha nkarwana nacyo nkarako nagitsinda. Hari inkuru biza kutubwira ngo umunsi umwe ngo yinjiye mu gipangu cy'ahantu, ariko n'umukozi w'Imana mugenzi we. Urazi ibipangu by'abantu
ariko ubundi bigenda gute abantu bamaze kugira agafaranga kuki yakunda kubamo za bobi urayizi bobi ndayizi uba yaje kurinda umutungo umukire zafite imbwa binjiye mu gipangu rero cy'ahantu imbwa bataziziritse zirabataka kandi ba nyir'urugo bari batari hafi aho ngaho ngo bahite bazibuza imbwa zirabataka zibatatse wa mukozi w'Imana mugenzi wacu wagendanye na Bishop aba arirukansa arahunze niba yaruriye igipangu yaragize gute ariko nyine yahabutse bikomeye noneho ategereza kumva ko muzehe yirukanse aramubura ategereza kumva yuko yatatse we nako imbwa zamuriye araheba agaruka agendesha amano acunga ngo arebe uko byagenze ageze asanga imbwa zatuje imbere yiwe araza amubaza ati se mukozi w'Imana bigenze gute ko zaje duciyemo kabiri wowe nkandi hazatuje muzehe yamusubije ijambo rimwe gusa aramubwira ngo ni ibyaha bikwirwa nka Modiya we ati Diya ati ni icyaha kikwirukansa mu yandi magambo muzehe Bishop mukozi w'Imana yatoje umubiri we n'ibitekerezo bye n'umwuka we kurwana n'icyaha ku rwego ruri hejuru sinabisobanura ngo byumve yego ni wa muntu ushobora gusenga amasengesho y'ibihe birebire yo kwihana yo kwiyeza ni wa muntu wihana akageza akiri n'umwana w'imyaka ingahe bampaye ikijumba nima bagenzi banjye Mana mbabarira mbi ibaza umuntu w'imyaka 70 ingahe arakihana icyaha cyo mu myaka 5 yihanisha abantu y'abasengesha ngo bakobwa wa mufiance yakuguriye ishenete akugurira amavuta wari waramusezeranyije ko muzabana kandi se mwabanye nawe ihane hari itegeko riri ku buzima bwawe wari waramusezeranije wararyisha uciye mu isezerano wariganyije umugeni mu buto bwawe ihane ni bangahe ibyo bintu bajya babyihana wabakura he so mu yandi magambo ndashaka kuvuga icyaha n'imbaraga zacyo nicyo cyinjije imivumo na za kane mu buzima bw'abantu benshi rero tuvuga mu miryango yabayemo ibyaha byinshi twarondora urutonde rwa runini ariko tuvuge ibyaha bikuru na bikuru cyambere tuvuge ko icyaha cyitwa ibigirwamana no kwimura Imana ibigirwamana twavugiye mu miryango yakoreye ibigirwamana mu buryo butandukanye abatarabanzwe baraterekereye abataraterekereye bafite ibindi bigirwamana bitandukanye ugasanga bamwe ntitunabizi urakuze ntuzi ibyo abasokuruza bawe bakoraga ntuzi ko iwanyu mu nzu wavukiye muri yango ni haruguru habagamo akeso bajya kunywa bakanza bakajya guhereza abakurambere bajya kuryageza abakurambere abenshi dufite indasago ku mubiri batuyenye mu bapfumu abandi ni byinshi bitandukanye so iyo myizerere yari yo muri icyo gihe iyo ngiyo yagiye ikingura imiryango iremereye y'isi y'umwijima cooperatinga ku buzima bwacu gukora ku buzima bwacu kutugenzura kudutegeka kudushyiriraho ibintu bibangamiye ubuzima bwacu kuko Satani we nubwo umuntu yamukorera abisi cyangwa atabizi ingaruka ze nimbi ngo yazamwe no kwiba no kwica no kurimbura amaherezo ya Satani ni mabi naho umuntu yajya mu bapfumu agiye gushakira abana b'ubutunzi naho umuntu yajya mu bapfumu agiye gushaka ineza y'umuryango we amaherezo aba mabi aho tukamuza inshuro nyinshi ziba mbi nubwo butunzi babubona rero usanga kimwe mu bibazo dufite ni icyaha kijyanye n'iki n'ibigirwamana imihango ya gipagani yabayeho mu buzima bwacu naho dukomoka yafunguye imiryango myinshi niyo mpamvu bamwe baterwa n'indwara z'ibisazi niyo mpamvu bamwe bagira kugumbaha niyo mpamvu bamwe bagira ibirwara biremereye ukekwa kwa 2028 ku murongo wa 15 narahavuze mu gice giheruka havuga imivumo itandukanye hazabaho indwara zikomeye kuninda urusogobo kugenda ku kibando ibisazi uzasaba umugeni harongora undi izo ni inyatsi no kwamburwa imivumo ni myinshi uzavumwa mu majya no mu maza igitenga donc umutsima wawe umurima wawe ibyo ukora ugasanga ntibigenda kubera iki hajemo ibyaha bigutandukanya n'Imana rero ibya byigirwamana ni bibi cyane Bibiliya yarimo ihaningiriza Isirayeli avuga ngo muri mwebwe ntihazabe umurozi cyangwa umurozikazi ntihazabe ushika cyangwa ushikisha ntihazabe ucisha umwana we mu muriro
ariko twebwe ba data iyo wagiraga igicurane bakwirukankanaga ku mupfumu kuko nibwo buryo bwari buriho muri icyo gihe. So rero icyo gihe twagiye dukingurirwa imiryango y'abadayimoni bagenda baza ku buzima bwacu ni ruto ni ruto. Hagenda haza wa mudayimoni witwa uyobora umuryango wo bita familiar spirit, ugenda ku muryango runaka bagasanga ategeka iby'ubwo muryango. Rero abantu benshi bashobora kuba batabisobanukirwa cyangwa batanabyumva, ariko isi y'umwijima turimo no kubikora. Icyaha ni kibi cyane. Ibyaha bikomeye byagiye biranga imiryango yacu. Tureke ibigirwamana ngira ngo abantu babaye nk'ababyumvaho, ndimo ndihuta ko bamwe ko umwanya atari munini. Reka dufate ibyaha by'ubusambanyi. Ni ibyaha biremereye byaranze imiryango yacu. Sosiyete tuvukamo ni sosiyete muzi zibamo ibyaha by'ubuharike, gushaka abagore benshi, polygamy, gushaka abagabo benshi ku bagore, polyandry, aho byagiye biba. Ugasanga byari biremereye cyane, ndetse no muri ya mihango twavuze y'imyemerere ya kera, mu kubandwa, mu guterekera n'ibindi, hari aho byagendanaga n'ubusambanyi. Abize iyi mico bariya ba Aloyizi Bigirumwami barabyanditse, ba Alex Kagame barabyanditse, usanga muri iyo mihango habagamo n'ubusambanyi ndetse bunakabije, ukabona ama inceste. Abateraniye aho ngaho bose muri uwo muhango hakaba igihe cyo gusambana. Rimwe na rimwe ugasanga bahasambanye bahuje n'amasano, abana na ba nyina, abakobwa na base. Ibyo byose rero kandi hakabamo igihango gikomeye kivuga ngo ntuzamene ibanga, ntuzabivuge, imandwa zitazaguhitana, igihango kitazagu. Ugasanga abantu babanye nabyo barabicecetse ajya mu mitima yabo, naho tutabimenye, ariko hari ababizi, hari ababibayemo. Rero usanga ibyo bintu byaragiye byinjiza imivumo ikomeye. Niyo mpamvu nyuma aho hagiye hakurikiraho n'ibyo byaha, ibyo byaha byagiye byirepeta n'izindi ngaruka zitandukanye nk'uko twabivuze. Ubusambanyi ni bwinshi mu mico y'Abanyafurika kandi bafite forume zitandukanye. Si bya none gusambanya amatungo. Amasosiyete menshi cyane cyane ay'aborozi, gusambanya amatungo ni ibintu babamo n'abana bakiri batoya, bagakurana n'inka mu nzuri, ugasanga abana barazisambanya bazi ko ari nk'ibintu bisanzwe, ariko ibi ni ibyaha bibi Imana yanga urunuka. Bibiliya igeze ku cyaha cy'ubusambanyi ho icakarongo, ikavanga ibindi byaha byose bikorerwa inyuma, ariko cyo gikorerwa imbere. Bibiliya ikacyanga ko umuntu aba yakiriye ubugingo bw'uwo basambanye, donc baba bahindutse umubiri umwe, donc karande ziba zabaye zimwe, imivumo babaye imwe, donc muba mwahindutse bamwe mu bundi buryo. Ibazo no gufata n'ubugingo bw'itungo, ni ibintu biteye ubwoba byagiye bibaho. So rero ugasanga ni biri mu muco wacu. Niyo mpamvu biba bisaba yuko abantu ibyo bintu babitekereza bakabyibuka, no mu gihe cya deliverance bakabyibuka, kuko bigenda bizana ingaruka nyinshi zitandukanye. Ubusinzi nabuvuzeho, buraremereye mu Banyarwanda, ndetse ni n'icyago kibangamiye na sosiyete y'u Rwanda cyane, kugeza aho naho n'inzego z'ubuzima zahagurutse zishyiraho na tunyweresi. Sinzi n'ibizakunda, kubera ko ubusinzi buri mu bintu byangije byinshi. Sosiyete nyarwanda irangiritse kubera ubusinzi. Abana bato barashize, bishwe na za muriture na za yewe muntu, beka amazina ateye ubwoba, nk'ibyuma birimo birabaga abantu mu nda, kunywa ibyuma. Nyize kumva abantu munsi baca umugani ngo nawe uzongera kuvuga ngo gutoragura amashashi. Ati leta yarayaciye nta mashashi akiriho, bazajya batoragura amacupa y'ibyuma niyo asigaye ameneka hirya no hino. Nakabyara ubusinzi bumeze nabi. Abantu bakwiye rero kubirebaho, hakabaho mu by'ukuri kurwana n'iki kintu, ko ni icyaha gikomeza kugenda gihinduka karande mu bantu, kandi kizana n'izindi ngaruka zitandukanye. Ibyaha by'ubugome, kumena amaraso, ubwicanyi, ibyaha byo kurya imfubyi n'abapfakazi, murabizi ko Bibiliya bivuga, guca imanza zibera. Ihana Isirayeli ngo ko imfubyi n'abapfakazi mubarenganya mukarya ibyabo, nta muntu ari wo kubavugira. Abacamanza banyu bose nibi babitugukwaha, za ruswa. Ibyo byose usanga bikomeje kugenda byogoza sosiyete, bigatuma mu by'ukuri usanga mu bantu, mu miryango hagenda hinjiramo ingaruka nyinshi zitandukanye. Rero tutatinze kuri byinshi, icyaha ni wo muryango wa mbere umuvumo na karande. Abantu, amatorero nibigishe ku cyaha,
yego abantu bihane ubwabo ariko bibuke basubire n'inyuma n'aho bakomoka habeho balance witunga agatoki ababyeyi gusa ngo wowe ubireke yego kuko nawe ugomba kwirebaho kuko uzirikane ko uyu munsi nawe uhagaze nk'umuntu uzabyara ejo hazaza nawe bazagukomokaho bazaba bameze gute tugize amahirwe generasiyo irimo ivuka ubu ngubu ikajya mu mana igakiranuka byibura twaba dusevinze abazakomoka ejo yego tugasigara turwana n'aya migozi yehehe yahahise ariko turarwana n'akahise kandi natwe uyu munsi tugakomeza tukabigenderamo bishatse kuvuga ngo bizakomeza kuba uruhererekane paka rero ni byiza ko abakristo iki kintu bakimenya kandi twakivuzeho ubushize n'umunsi twabitangiriyeho umuntu ashobora kuhanura cyane ashobora kuririmba neza ashobora kuvuga ubutumwa neza ariko mu kanya mwahura ukamubona mu yindi shusho haravuze ngo abantu bafite ishusho ngo zitandukanye hari ishusho y'umukristo wo mu rusengero hari ishusho y'umukristo wo ku kazi hari ishusho y'umukristo wo mu rugo umugore mubana niwe ubizi hagiye ngo uzamura haleluya mu rusengero uzamura amaboko akavuga ati ariko nka buriya yaratinyutse kweli abantu bashira isoni n'inki yarayankiramo n'inyuro ze n'amagambo ye akaminura muhini umwambaro wo mu rusengero utandukanye n'uwo mu rugo utandukanye n'uwo ku kazi ko umuntu agiye kureba umuntu ku kazi bafitanye gahunda y'ibyo ku rusengero bagiye gupanga wenda yari nk'umuyobozi wa korali bati dupanga amasengesho ya korali haragenda ku kazi hamwe abari aba receptioniste bamubaza ati urashaka nde ati ndashaka runaka ati se kari umuyobozi ukomeye hano wari ufite rendezvous yiwe ati yego nibijyanye n'iki ati ni ibintu biri private wa wundi yari proud aravuga ati ni biri private turasengana hari ikantu gato yako ku rusengero ko tuvugana muri minota mike yari yampaye ntabwo bitinda ndati ati se burya nawe arasenga ati burya nawe agira gute arasenga bigaragara yuko tugira ishusho nyinshi z'abantu batandukanye ibyo byose rero bigenda byinjiza intuza imivumo kuko tuba tutarabohoka burundu kandi rimwe na rimwe ugasanga nyine ni iki ni karande ni inkomoko ushobora kuba uvuga ubutumwa neza ariko ku ijambo ibi niwe mu musesereza wa mbere gushyushya inkuru y'umuturanyi burabura bajya bakunda kudushinja abarokore ngo ahandi turakizwaho ku magambo ngo wapi ibyo byose ushobora ukabigenzura ugasanga iwanyu n'ubundi amateranye yarahahoze kuva kera amacakubiri yarahabaye kuva kera rero ugasanga ku karimi wakavanye mu maraso y'inkomoko niyo twinjira muri deliverance tuzavuga uburyo umuntu asenga akitandukanya niyo nkomoko ikugendagendaho ibindi byose urabigerageza ariko akanwa byaranze rero imana iturengere imana idutabare icyaha kiri mu muryango wa mbere inkomoko ya mbere yinjiza imivumo na karande cyangwa ikomeza kwenyegeza yego urakoze cyane nubwo wenda twabigete ariko tubonye ko source y'imivumo ya karande ni icyaha ya mbere ni icyaha yego nari gikomeje reka tuvuge ku kijyanye tuvuge icyitwa amagambo cyangwa se inyandiko cyangwa itegeko hari imivumo dufite yakomotse ku magambo yatuwe curse magambo yatuwe ku buzima bwacu cyangwa se amagambo yashyizwe mu nyandiko ku buzima bwacu cyangwa se itegeko ryashyizweho asezerano twasezeranye ibintu byasezeranyijwe binyuze muri hari ahantu bigenda bihurira binyuze mu bintu bitandukanye dufata urugero hari amagambo ya prononce ku buzima bw'umuntu kandi avugwa n'umuntu ufite ububasha bwo kuvuma yego aravuga ati abanjye nimudakora ibi muzagibweho n'ibi ngibi hari abantu bavumwe na ba nyirakuru ndetse Nowa ntiyavumye Kanani Nowa yavumye Kanani avumwe bizagende gutya na gutya na gutya byarangiye n'Imana irimbuye abanyakanani umuvumo w'amagambo niba hari ahantu wuzi ukaba waraje ku buzima bwawe cyangwa ku buzima bw'igisekuruza ukomokaho ndetse burya no ku gihugu ndetse no ku gace abantu burya bakwiye kumenya n'ahe magambo yatuwe aho hantu ese ni hariho uduce tuzi ngo bavuze ngo umwami ntiyemereye kutujyamo tukaba tugenda tubona ibimenyetso n'umutsi yes
ahitwa ngo bakavuna ngo bagize umuruho uremereye ngo avuma abanyarwanda avuna amacumu avuma imyambi yari afite aravuga ati wowe narushye sha nabo bazagera gute bazawuruhe ariko wo kuvuna amacumu banza waratuvuye barawuvumuye banza barawuvumuye tuzi ko abakozi b'Imana batandukanye bagiye bafata ibihe kubona ku mutekano twitwara neza byo kubohora igihugu byo kubohora uduce ni byiza cyane twagiye tubona mu bice bitandukanye bari no muri Amerika ngo bigize kubikora hari inyandiko yize gusoma yavugaga yuko mu bihe bya kera abahinde abamerendiye aribo bari abanative bo muri iki gihugu hari intambara zagiye zibaho rero baza gufata igihugu kwagura bava Burayi bava hehe bakarwana na resistance zabo bene igihugu bavuga ko hari amagambo aremereye y'imivumo abami babo b'abanative bagiye batura babonamo bamburwa ubushobozi bamburwa imbaraga mu gupfa kwabo mu kugira gute bakavuma amagambo aremereye cyane rero hari inyandiko yo gusoma igaragaza ko itorero muri Amerika n'ubuyobozi bw'igihugu bigize kwihuza mu gihe kimwe bafata igihe cyo kubohoza igihugu batura amagambo meza bavanaho uwo muvumo w'igihe kirekire ko wabonaga yuko ushobora gukomeza kugenda wataka abanyamerika ndumva na Uganda byagize kubaho mu bihugu byacu byabayeho rero ni byiza amagambo no kuyitondera umubyeyi yasize avuze umubyeyi yakuvuze ukabifata nk'ibisanzwe wenda wanamurakaje burya hari icyo birivuga hari umuvumo udafite koze ngo mera nk'ikijwi ngo n'igishwi kijarajara ngo ntabwo upfa gufata bashobora kuvuma gutyo gusa ugasanga ntibigufasha ariko akenshi harimo koze harimo impamvu yabiteye wamurakaje nawe yatuye iki yatuye umuvumo uriya uzawutinde ni mubi cyane gusa muri rusange ijambo ni ribi Bibiliya yigeze irivugaho ngo ururimi ngo nakanyama gato ariko ngo kari ubusabwe bwica ngo katwika ishyamba mbese ururimi ni ikintu kibi amagambo rero yavuzwe ku buzima bw'umuntu bw'umuryango amagambo yakunze kuvugwaho ari repetitive aragira akinjira mu mwuka wawe uzi ko hari ababyeyi bajya babwira abana ngo nimfa ngo ninjye bagize ngo nimfasha ngo muzarya mwanda banza kuvuga mu mazina ngo nayimbwa ngo ntabwo muzayikamira umubyeyi akatura amagambo nk'ayo ngayo akunda kuyavuga inshuro niko ko wapfa ugasanga uko abana babaye koko ugasanga abana ni ibintu biba bikomeye cyane hari umubyeyi nzi akorize kubivuga hehera yigeze kwita umwana w'umukobwa bamwita ngo ni Nyiramiruho ntabwo ari amazina ye bwite kiswe n'izina ndarigarukaho ntabwo ari amazina ye bwite ahubwo yari mwise yagendeye kuri circumstance yego uwo mwana yajyaga rimwe na rimwe asiba ishuri akita kuri barumuna be kubera ubuzima bwabaga buriho nyine bamaze ati se umukobwa wawe ko ataje ku ishuri ngo Nyiramiruho wanjye se ngo Nyiramiruho wanjye ngo aba yasigaye mu rugo ngo acuragana ku barumuna be ngo mwana wanjye ararushye ngo ari akarushyi ni ka Nyiramiruho iryo zina kandi akunda kwivuga kenshi iramukurikirana uwo mwana yaje guhura n'imiruho ikomeye ntashobora kuvugira aha ngaha ariko yararushye pe rero amagambo ni ukwitondera ngira ngo na leta turayishimira cyane yaciye n'amazina mabi hari izina wakwita umwana wajya kuryanisha mu irangamirire bakaryanga ni ukuri kw'Imana bahita sivire bagavuga ati iri zina urava hano ugize gute urihinduje cyangwa kwa muganga mwise ngo simbizi ntabwo bayakunda bashaka amazina meza atanga icyizere atanga avuga ubukungu avuga iterambere avuga amahoro twature neza kuko bagiye batwaturaho nabi bagiye batuvuma amagambo akagira gute akadukurikirana itegeko ababyeyi bashyira itegeko hari abayobozi runaka bashyira amategeko ariko mva kakaye ameze ukuntu ameze ntabwo mvuga itegeko nshinga n'andi mategeko ya ndavuga mfate nk'urugero reba Yakobo ajya kuva muri Egiputa ngo ajya gupfa ngo asize ategetse iby'amagufa ye yego ko azajyana aravuga ngo ntimuzayasige hehe n'iki gihugu mpamya neza ko iyo bibeshya ntibayajyane hari kubaho ikintu gikomeye hari abanditswe n'abarekabu bene Rekabu ngo se yaravuze ngo ntibazagire gute ntibazubake ntibazanywe inzoga ntimuzabe mu mahema iryo tegeko
barigenderaho gutandukana naryo byabaga bigoye. So, hari amategeko rero rimwe na rimwe aba ari ku buzima bwacu yashyizweho mu bihe bitandukanye bitewe n'impamvu zitandukanye, ab'icyo gihe nabo babonaga ari byo bikwiriye, ariko twagera mu kindi gihe tugashaka kuyakuraho. Iyo yaviyoye rero mu buryo butajyanye, itegeko rigomba kurwaho n'irindi tegeko, yego, sibyo? Iyo dushatse kurikuraho bitanyuze mu rindi tegeko, hari igihe byanga byanga itegeko rigahagarara rikakurwanya. So bisaba rero muri deliverance kumenya iri itegeko rindiho ni irihe, ndarikuzaho irihe rindi tegeko ryo mu byanditswe ryo muri Kristo Yesu. Numva muri rusange ku magambo icyo nacyo twakivugaho gutyo. Haba rero ibyavuzwe igihe biba binanditswe. Yego. Twavuga n'ibikorwa rero bitandukanye, ibikorwa byagiye bikorwa, nabyo bikomeza kugenda byinjiza imivumo biri muri encadre y'ibyo byaha, ariko n'ibindi bikorwa bitandukanye by'umwijima, bityo twagiye tuvuga umuntu watanze umuryango wiwe. Ukiri aho ngaho najyaga nkunda gukurikira inyigisho zabaga mu itorero yita Omega Church. Bakundaga kugira session z'amasengesho maremare. Noneho hari umuntu wahigishije, ni wari umugande, ni wari mu kihe gihugu, ari muri Ghana, noneho atubwira, bari babibwene gusa nka gutyo, avuga ngo ukuntu umuntu yasanze injangwe n'ibibwana bwayo, burya burana b'injangwe burana n'ibibwa irabwagura nayo, birashoboka irabwagura. noneho ngo afata icumu ngo abasanga aho iyo njangwe iri n'ibyana byayo, ngo arakubita akagezi azitobora amaso, zose zirarangira. Ngo byaje kurangira abana bose yabyaraga n'abamukomokagaho bose bavukanaga ubuhumyi, ngo kugeza igihe ngo hari umukozi w'Imana bihishuriye muri bo, noneho ngo asengera ubwo bwoko, ngo baramaze kuba benshi, bamaze kuba ishyanga nabo, ngo barangije ngo baba delivery, batanyura no kubona, batangira kubyara abana babona. Nari nkavuze bitewe n'uko waruvuze ku bikorwa biba abantu baba barakoze. Ibikorwa ni ukwitonda, kwitonda. Ubundi baca umugani ngo gira neza wigendere, nizo uzayisanga imbere. Hari ibikorwa abantu bagiye bakora by'ubunyamaswa, abantu bagakora ibikorwa by'ubuhubutsi, rimwe na rimwe atitaye kuri ejo hazaza, ariko bikagenda bigira gute, bikurira mu bantu. Nano twavuze karande nyine, none hazaho na za heredite ziri physiologique. Ugasanga umuntu avukanye amahane ya sekuru, ubuhubutsi, ibikorwa tugenda dukora ugomba kwangana byo kubigenzura. N'ibyo ngibyo byo kubangama, nk'uwo yabangamiye izo nyamaswa azica mu by'ukuri. Ubundi mujyanga hariho n'amategeko abihana, ariko nta mategeko abihana kubangamira urusobe rw'ibinyabuzima. Umuzungu ibyo bibwana yabimenye amaso abishaka hiki, mu by'ukuri ni igikorwa cy'ubunyamaswa. Bibuke n'abagibeyoni, ni Sawuli wabishe. Abagibeyoni ndumva ni Sawuli wabishe. Yego, n'abagibeyoni ni Sawuli wabishe, yabarimbuye. Nibyo byazanye umuvumo kuri Isirayeli, bizana n'ibihano bikomeye. Bibuke bariya bahungu bahoreye mushiki wabo bafashwe ku ngufu, bakica abanyagihugu bose, babategetse kwisiramuza, bakabatera mu izo ntege nke, bakabarimbuza inkota. Bibuke ko se nawe yarabivumye, arabyanga, ibintu mwakoze. Hari ibikorwa abantu bakora rimwe na rimwe, agiye no kubaha umugisha. Mu itangiriro 49 ngira ngo 49 agenda avuga ku bana bose umugisha, amugeze ngira ngo ni Lewi, ni bandi, aravuga ngo umujinya wanyu. Arabavugaho ibintu byinshi bitandukanye bigaragaza ko batazabona umugabane mwiza mu bandi. Ariko ageze kuri ka Yosefu, kuko nyine yitwaye, avuga ati Yosefu ni intwari, amuvugaho ngo ni ishami ry'igiti cyera cyane, ngo nubwo ngo abarashi bamugiriye iby'urwango bakamurasa, ngo imyambi y'akarengane, ngo ariko ngo kirakura kigoma kikazamuka, ngo ndetse ngo avugaho ibintu byinshi bigiye bigize gute bitandukanye. Ibikorwa, imyitwarire nabyo ni ingenzi, abantu bagomba kubyitaho, kuko akenshi bikomeza kugaruka mu maraso y'abakomokaho. Ega no kwa Ahabu na Yezebeli nabyo byagiye biba gutyo. Bica abantu
Ese ntabwo uzi ko umuhanuzi yavuze ngaho amaraso aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti naho zizarigatira n'ayawe n'umuryango we wose. Baramwambuye baramuhuguza uruzayibu rwe yanjye baranamwica binangize birabagaruka. Usanga rero ibikorwa n'imyitwarire bifite inkomoko bizana umuvumo cyangwa se karande ku buzima bwabo. Umujinya w'umurandura nzuzi kandi abantu bakabyirata. Tutanu babyirata ngo twebwe ngo twebwe ntawe dukinisha. Twebwe abantu n'abandi ko tumeze. Ngo twebwe aravuze ngo sekuru ngo yishwe n'umujinya. Abiye gutubwira ngo sekuru yishwe n'umujinya. Ngo yagiraga umujinya ngagafure kakamera nk'ishira. Nakajya we nkakubika umutwe ngakareba hejuru ngo kugira ngo umujinya ngo utameneka. Umunsi umwe ngararakara ngo umujinya ngarawubikira ngawujyana mu buriri ngo kugira ngo udasandara agakora ngo ibibi uko yararyamye nuko yagiye ntiyongeye kugaruka. Datawe yararimbutse. Umujinya twebwe abanaba ntimukadukinishe twebwe. Oya mwene da oya murokorewe tangira ko ibyo bikorwa n'iyo myitwarire umenye ko ibyo bintu birimo akarande birazana umuvumo birazana ibibazo. Tangira Bibiliya ngo hari abantu ngo batagonda ijosi. Iga kugonda ijosi, iga kumeneka. Nubwo muri aba ngabo, nubwo muvuka aho ngaho, nubwo abukomokaho bari bameze gutyo, ariko wowe uri cyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Ukwiye kugira imyitwarire itandukanye n'iyabo. Rimwe na rimwe abana binakugoye aho no deliverance iza nyine ukagwana. Paulo yaravuze ngo nimurageza ngo aho muvusha amaraso mu ntambara murwanya iki? Murwanya ibyaha. Bishatse kuba ko bene ibyo bintu bisaba intambara. Saba kurwana, tuzabivuga Yesu yamwe deliverance. Yesu warababwira ngo bene uwo nguwo ngo ntakurwaho n'ikindi. Hagiye muri we haba hicayemo bene uwo yaranze kugenda. Baramubwira ati mu izina rya Yesu akavuga ati singenda. Bene uwo agasaba ubundi buryo ibitambuka ukiyiriza ukabaza umubiri agasohoka by fire by rero ibikorwa nabyo no kubyitondera. Inkomoko rero y'umuvumo na karande usanga iri santere aho ngaho. Byaha biremereye byagiye baba mu buzima bwacu, byagiye biba mu mibereho yacu, hakazamo amagambo akarishye, amasezerano basezeranye n'imandwa, basezeranye na nyabingi, basezeranye n'abacwezi, basezeranye n'abarangi, basezeranye tuzakora ibi utwana twacu mutatu turebereye impambwa z'i Rwanda se impambwa data na mama utwana twanjye. Nigeze kubona deliverance imwe yari irimo bahanga. Umwana w'umusore yari umuhanga mu ishuri, atsinda muri bihugu bya West Africa. Bazi ko za West Africa kubera imico yabo hakunze kuba hakunda n'uyu munsi ibicaniro by'isi y'umwijima biraremereye cyane. Ni nayo mpamvu bakunda kuva n'abakozi b'Imana baremereye cyane, nuko hari ibirere bikomeye. Ahari igicaniro cya Satani kinini hagomba kuboneka imbaraga z'Imana zikomeye. Ahari abahanuzi ba Bayali hagomba kuboneka Eliya. Niko bigomba kumera. Kuko ntihazo ujenjetse ntabwo bizakunda. Uwo mwana yari umuhanga agatsinda mu ishuri. Akaba ari umuhanga bizwi ko yuko ari umuhanga, ariko yagera mu bizamini agatsinda. Ababyeyi bakibaza impamvu, ariko ntibabyitaho nyine akomeza kwiga gutyo agenda asunikiriza ariko mu buzima busanzwe babona ko ari umuhanga. Ariko byagera ku manota mu mashuri agatsindwa. Noneho ngo yigize gukora ikizamini cya buruse ashaka kujya kwiga hanze. We yabibona rwose akabona yabikoze yabitsinze, ariko amanota yasohoka akaza ari nta zikabura. Umunsi umwe yagiye gusenga, umukozi w'Imana bamusengeye, dayimoni ivugira muri we. Dayimoni ivugiye muri we, murazi muri deliverance hari abakozi b'Imana babanza kugira ngo bamenye umuzi w'uwo mwuka, na Yesu kandi yarabikoze. Yirukana wa muntu wabaga mu marimbi muri bande, dayimoni zibanza kwivuga turi ingabo. Dayimoni yivugira muri we, avuga yuko ngo kuva mu bisekuruza avuga nk'ibisekuruza nka 7, aravuga ngo uwo muryango ni uwacu, umutwe tubagenzura. Niki mwakoze kuri we? Ngo ni umuhanga, ngo ariko yakoze ibizamini ngo mbere ko mwari bakosora ngo tukabyamo tukabisira ibanga. Arabana twiga dukubita inkoni n'iminyafu mu by'ukuri atariho.
ahubwo hari possession iri ku buzima bwabo. Hari umwuka w'akarande, hari abadayimoni iri ku buzima bwabo batwaje igitugu. Abana bakeneye kubohoka, iyo miryango ikeneye kubohoka. Ngo uyu mwana ngo ni uwacu, ngo nyamara si we wenyine gusa, ngo na se, ngo nande bararondora, baravuga ngo kera ngo nyirakuru ngo yaje kuraguza ngo aha n'aha, ngo arangije ngo yarimo araguriza ngo umukazana we ngo wari uri kunda, ngo atanga ngo igitambo iki n'iki, ngo kuva uwo munsi ngo nibwo twinjiye mu miryango, ngo umwana wese uvutse muri uwo muryango avukira mu biganza byacu. Oh la la. Narabyumvise numva ngize ubwoba. Ariko ni ku isi y'umwijima imeze. Kandi tugomba kubizirikana yuko twebwe abakijijwe twadekaraye urugamba, turi mu ntambara ikomeye, turi hagati y'isi y'umwijima n'isi y'umucyo. Rero satani we systeme niyo ngiyi, niyo gutwaza abantu igitugu, niyo kubatwara buhumyi, niyo kubazirika, niyo kubababaza. Mu gihe Kristo yaje gutanga ubugingo, kandi ubugingo bwinshi. Bibiri kambwira rero ngo umwana natubatura tuzatubatuwe by'ukuri. Tugomba gusikinga deliverance, tukabaturwa n'ibyo bintu bitandukanye. Rero ngizo inkomoko z'imivumo ni ndende, ni nyinshi, ziri mu bikorwa, ziri mu magambo, ziri mu bihango byakozwe, mu mihamuro, mu mitongero, mu mategeko, mu bintu byinshi byagiye bikorwa ku buzima bwacu tutabizi cyangwa tubizi. Niyo mpamvu rero ngewe nagira inama umuntu ari we wese ahubwo yakwiye kujya asenga amasengesho ya deliverance. Byaba ngombwa akaba yanakwegera abakozi b'Imana babisigiye, bafitiye ububasha, bakaba bamufasha mu gusenga kuko bigira umumaro. Sino usanga abantu benshi baboshye babizi cyangwa batabizi, ariko cyane cyane abibonaho ibintu bidasanzwe, ubuzima budahinduka, imibereho igoye, uburushyi bw'igihe kirekire, upfushije ubukwe inshuro enye eshanu esheshatu, uricaye uratuje, oya shakisha umenye aho bizirikiye, aho bipfira. Hari izindi station tuzagira wenda cyane n'abandi bakozi b'Imana bazavuga ku bijyanye n'ibitero birahari, ariko noneho hakabaho na karande n'imivumo. Gusa byose bikaba bihuriye mu kintu kimwe cyitwa imikorere y'isi y'umwijima. Urakoze cyane, turagushimiye. Tekereza ko ikiganiro cyo ni cyiza, umuntu ugikurikiye wese hari ikintu arimo gutoramo, ariko nahoze nibaza, ese muri iyi mivumo n'akarande byuzuye isi, ababyeyi bafitemo uruhe ruhare, itorero rifitemo uruhe ruhare? Ababyeyi nibo bakwiye kumenya ubundi ngubu kugeza ubu. Umubyeyi yagize amahirwe akamenya, akagera akakira agakiza. Abenshi baranazi, yamara kumenya agakiza agasubiza inyuma akamenya wa mwana benshi baranazi. Hari n'abazi amakuru menshi ahagije, nibo baba mbere mu gusenga no kubohoza imiryango urabo ubwawe, kubohoza n'imiryango yabo. Mayani magambo, gukizwa k'umubyeyi no kuboka k'umubyeyi no kuganiriza abana, d'abord egare donc gusevinga abamukomokaho. Icya kabiri hari uko yaganiriza abana kugira ngo nabo bamenye uburyo bajya gute, uburyo basenga. Hari ibyo ushobora kuganira nabo bitewe n'urwego rw'imyaka yabo n'imikurire. Hari biri sensitive ushobora kujija ugasanga atari ngombwa tubabwira akanya ukabasengera, ariko donc umubyeyi iyo yahagaze neza, papa mama bagasenga, bakatandukanya, bakavana donc umuvumo ku buzima bwabo n'urugo rwabo, bitanga amahirwe ku bana n'abazabakomokaho. Hari umukozi w'Imana yitwa David Rutanga, abantu benshi bamaze kumumenya, akora ibiganiro kuri topic y'umuryango, ahagaze ku musozi w'umuryango. We mu minsi izaduhugura yatubwiye ikintu gikomeye, ariko abantu benshi tudashobora kwitaho kubera ko tuba twumva ari nko gukabya. Yaduhuguye kuri topic ivuga ngo ni gute wabyara umwana uzaba umucunguzi. Aravuga ngo ubundi birakwiriye yuko ababyeyi baba Kristo, mbere yuko baterana inda, mbere ko umugabo atera inda umugore we, bakwiye kubanza kwinjira mu gihe cya deliverance, bakabanza bakitandukanya n'imyuka ibarwanya binyuze mu gusenga no kwatura no kwihana. Ubwo namaze ko ndashatse ko ninje muri deliverance, ariko ntabwo ari cyo kiganiro cy'uyu munsi. Aranje nashaka kuvuga uruhare rw'umubyeyi. Agira bati noneho kugira ngo nihagira imbuto yinjira mu nda y'umugore, yinjire mu maraso yamaze kugira gute kubohoka. Uyu mwana
muzamubyara mu by'ukuri ariho ubuntu bw'Imana, muzamubyara abohotse, azakurira mu kirere cy'ubumana. Yatanze ingero zitandukanye. Urugero nibuka rwiza nafashe mu mutwe ni urwa Hana abyara Samweli. Yego. Ntabwo biriya ntabwo nari mbise nabyita ngicyo nari nzi kuri Hana, nari nzi kuri Hana w'umuntu w'umunyamibabaro, urira, uboroga, wabuze urubyaro. Imana ikaza kumwibuka mu rubyaro gusa. Ariko kimwe mu bintu nabonye gikomeye, yaratubwiye muzasoma iriya nkuru, Hana amaze gusenga, amaze kwinjira muri deliverance, agasenga, agatakambira Imana, akinginga Imana. Byagenze gute? Hana umutambyi Eli yaraje abanza gukeka ko yasinze, ariko amubwije ukuri ko arimo ashaka Imana, yinginga Imana, Imana imuhe urubyaro, Imana imubohore, Imana imutandukanye no gufungwa kw'inda ye abyare, n'agahinda n'umubabaro yaterwaga na mukeba we n'ibindi. Umutambyi amwatura ijambo ryiza, aramubwira ngo Uwiteka aguhe icyo wamusabye. Mu kwizera kwa Hana yakiriye deliverance muri we, yakiriye kubohoka, yakiriye ayo mavuta, yakiriye aturutse ku mukozi w'Imana. Ariko bigenda gute? Ntabwo byarangiriye aho ngaho. Bibiliya iravuga ngo guhera uwo munsi ngo yahise acya mu maso. Siko hasomye acya mu maso. Icya mbere akura ikintu cyitwa agahinda, amaganya, umubabaro mu buzima bwe. Icya kabiri ngo aragenda yihohora ku mugabo we. Yandi magambo habayeho nko gusabana imbabazi, bariyunga. Yandi magambo bakuye ikizira mu rugo, niba haraho nakubabaje, we najyaga nitotomba nkakubwira nabi kutankunda n'iki, amwihanaho. Amaze kumwihanaho avana n'icyitwa umubabaro n'igicu cyose cy'umwijima mu maso ye no mu mutima we. Noneho arangije agira gute? Abona kuryama n'umugabo we, basama umwana. Uriya mwana wavutse niwe witwa Samweli. Umutambyi wavutse mu maraso yiteguye, mu babyeyi biteguye, mu babyeyi basenze binginze Imana, mu babyeyi babanje gukuraho ikizira n'igisa nacyo, noneho babyara umuhanuzi. Yego. Rero uruhare rw'ababyeyi muri rusange ni urwo n'urwo gusengera abana, n'urwo gutanga amakuru, ariko nabo bakabanza akamenya amakuru yabo, n'urwo guhagarara hagati, bagahagarara hagati yabo y'ababyeyi n'Imana n'aho bakomoka, bagakuraho ikizira kugira ngo generasiyo izakurikiraho zizaze zibohotse. Uruhare rw'itorero narwo warumbajije. Itorero rigomba mu by'ukuri gushyigikira iri yerekwa rya deliverance no kumenya imivumo na karande. Hari abantu benshi batabizi, ariko Imana izagenda ibahishurira kugira ngo babashe gufasha intama. Mu masomo ya teoloji twiga isomo ryitwa pastoral counseling and pastoral care. Hari abantu bazakuza imbere ngo bakansoringe bakeneye umutima wa gishumba, ariko yakubwira ibintu nawe ukabura aho kwirwa. Dukwiye kumenya kubijyanye n'imivumo na karande no kwitegura. Hari abantu bameze nabi, baboshye. Ibi tuvugira hano imbere ya kamera ni bikeya. Uzaza akakubwira noneho uburyo aboshye n'ibyaha akora, ukabura naho kwirwa. None se nk'aho mukobwa nawe ukubwiye, aramutse aje imbere yawe uri umushumba avuga ati ngewe pastor ndi muri korali ndabwiriza, ngera gute, ndasenga nkiyiriza iminsi 3 ntarya ku manywa na nijoro, ariko iyo nsohotse mu masengesho n'uwo mfite umwuka wo gusambanya uteye ubwoba ku buryo ndasohoka nkajya ku muhanda nkazana amayibobo nkayikarabya, tukaryamana nkumva ndaruhutse. Hari uzamuca mu itorero, hari ikizihutirwa guhita bamuca hehe, haravuga turi ikivume, ariko abantu baraboshye. Hakenewe kumenya ibijyanye n'izi nyigisho, umubaze avuga he, ubuzima bwe bumeze gute. Hari na kandi zinjira mu muntu atari wakoze turuka mu babyeyi gusa, nawe ubwo akaba yarafunguye iki umuryango w'abadayimoni. Rero ni byiza ko itorero rimenya, rigafasha intama kubohoka, kuko intama nyinshi ziraboshye. Yesu aravuga ngo nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ngo umwuka w'Iteka ari kuri njyewe, naje kubwiriza abantu yuko bagiye gute babohoka, bakava muri gereza, bakava mu bisenzegeri byari byarabatsikamiye. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nagira ngo turarikire abantu kuzakurikira session y'utaha.
yitwa deliverance, ko umuntu yabohoka. Kandi nkumbuje abantu batangire banandika ibibazo bifuza ko byazasubizwa. Nkumbuje abantu kuzakurikira ikiganiro cyo kubohoka. Niba umuntu amaze kwiyumva, kwimenyaho imivumo, akimenyaho karande, kandi akaba atabasha kwikiza, tumurarikiye kuzakurikira ikiganiro cyo kubohoka. Kandi Imana iguhe umugisha. Nagire ngo dusoze usengera abantu noneho bageze kuri etape. Ko twatangira na etape ya mbere yo kumenya karande koko n'iki n'ibinabaho n'imivumo, no tugeze ku gusobanukirwa inkomoko. Sengera abantu bageze kuri no etape. Tudusenge mu izina rya Yesu. Mana, mu mbaraga z'ubutware bw'amaraso ya Yesu, turasenze kugira ngo imbabazi zawe Mwami zigaragare. Turasengera abantu bawe Mana. Abantu benshi baraboshye nubwo babimenya cyangwa batabimenya, hari abari batabizi. Turi aka kanya Mwami turasenze kugira ngo ubwoko bwawe Mwami ubugirire neza. Yesu Kristo niwe ubohora. Yesu Kristo niwe ubohora. Wagiye kwa Lazaro uramuzura, uri Yesu uzura, kandi amaze kuzuka ntabwo byabaye kugumaho gutyo gusa, baramubohoye, baramuhambuye, bamuvanaho ibitambaro byari bipfutse amaso, ibitambaro byari bipfutse amaguru, ibitambaro byari bipfutse ahantu hose, bigaragaza kuzirikwa. Mana rero turasenze kugira ngo ubwoko bwawe uko bakomeza kugenda bigenzura, babona intambara zari bazengurutse batazi aho zikomoka, bibaza ngo bimeze gute, Mana ubagire neza. Hari n'abari bageze kuri etape yo kumva ubuzima bubarambiye, hari uvuga ati ngewe ndumva gupfa bindutiye kubaho, ndabona imibereho yaranze. Hari abo nzi bavuze ngo ariko ibintu bizageza ryari, ngo ariko ngo inzara yo mu rugo ngo izageza ryari, ngo ariko ngo aya makimbirane yo mu rugo azageza ryari, ngo ariko wa Mana we urashoboye kubikuraho. Uri Imana igira neza. Turabakweretse bose kugira ngo barengere, turabakweretse bose kugira ngo batabare Mwami. Turakweretse kugira ngo Mwami waho ubwenge n'ubushobozi bwo kumenya, babanze bamenye ibibarwanya, nibamara kubimenya ubaha imbaraga zo kubinesha mu izina rya Yesu. Dusabiye umugisha rero itorero n'abayobozi b'itorero kugira ngo Mwami bakomeze kugendera mu murongo wawe no mwihishurwa no mwiyerekwa byo gufasha intama mu buryo buri holistique, mu buryo bwuzuye, abantu bagira agakiza ariko bagira n'imibereho ibohotse muri iyi si, muri ubu buzima, kuko tuzi neza ko tukiri muri iyi si, dukwiye kubaho, nyuma tukazava tukajya mu ijuru turi amahoro. Turasaba kugira ngo roho nzima iture mu mibiri mizima, kuko ariyo mandate y'ubwami bwawe. Icyo ni icyawe Mana, utanga umugisha, ugire neza ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen.